Hello guys, ni wango ngiye kubabwira ikintu cy'ingenzi n'impamvu ukwiriye ku updatinga password yawe ya Pi uyu munsi. Tugiye kwinjira muri application mbereke aho munyuramo updatinga password yanyu, kuko hari nk'urugero nk'abantu muba mwaratanze telefone zanyu mudakuyemo application zanyu cyangwa se mudabanje kuzisiba. Ikindi hari nk'abantu muba mwaragiye muhereza abantu amatelefone ugasanga uramubwiye ngo nkorera iki, ukamwereka amapassword ibintu nk'ibyo nyine, bigatuma konti yawe itagira umutekano. Anytime akaba yagutwara nuza yawe konti yawe, cyangwa se ugasanga Pi zawe zohereje ku izindi wallet. Ikintu ukora urakanda hano ndetse ngo menu, tuno tuboro tuno turongo dutatu wakande, numara kuhakanda bereke neza ngo turakanda kuri menu. Okay, iyo rero dukanze kuri menu hahita hazamo iyi liste imeze gutya. Ikintu dukora ni iki, scrollinga, turasa nk'abazamura screen yacu, tuzamureho gutya, tureba ahantu handitse ngo profile. Guys, ibi ni ingenzi, reba video irangize. Tukanda handitse ngo profile, then bahita batuzana profile yacu, amazina n'ibiki byose. Ikintu turi bukore, turareba ahantu handitse ngo password, turareba handitse password ngaha. Guys, witonde urebe ko ariho ukanze ahantu handitse ngo password. Tumara kwakanda baratuzanamo ibintu ngo update password, bareta tuhitishamo. Then hano habarimo United States, ubwo abantu bari mu Rwanda, bari mu Burundi, ngiye kwereka uko mugenzo. Reta ukanda kuri aka fresh, bari mu bigo bitandukanye nyine, kanda kuri fresh. Ubwo uri n'umunyarwanda ariko utari mu Rwanda, ubwo urahitamo igihugu urimo. Uri umurundi utari mu Burundi, urahitamo igihugu urimo. Then nyikanda kuri fresh, baramitishamo kwandikamo igihugu, ndandikamo Rwanda. Nimara kwandikamo Rwanda nyikandeho. Ubwo ari Burundi nakwandikamo Burundi. Muri kona kizere kansubizamo Rwanda. Then ndahita nandikamo hano handitse ngo phone number, ndahita nshyiramo nimero yanjye ya telefone. Shyiramo nimero yanjye ya telefone. Nindangiza nita nkanda handitse ngo start. Nkanda start, bahita bangira ngo open CMS, ndakanana handitse ngo open CMS. Then nita nkanda handitse ngo open nanone. Okay, niba kwereka gutya ngo ukoresha WhatsApp, urahita uhitamo CMS, urahitamo CMS isanzwe. Ariko niba kudirectinga kuri CMS isanzwe nta kibazo, nibyo sawa. Ntuzakoresha WhatsApp, uzajya ukoresha CMS isanzwe. Uruko nara hejuru harimo nimero y'Inyamerika, then hano hakabamo code, ndahita nkanda ku gafresh ko kohereza. Okay, message igiye bitubibona ko message yagiye. Okay, bitubibona ko message yagiye, uhita ukanda ukagaruka muri application yawe ya Pi, then ukarindiraho gatoya, bakavuga ngo waiting for verification result. Urarindira gatoya.